a Rwandan president go to Oval Office with the DRC president Tshisekedi to go and sign an agreement. When they come back, the Rwandan president is still continuing with his shenanigans in the forest of DRC. He knows. He enjoys protection from those people. Perezida w'u Rwanda yagiye mu biro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kumwe na Perezida wa Congo Tshisekedi kugira ngo basinye amasezerano. Bakimara kugaruka, Perezida w'u Rwanda yakomeje ibikorwa bye mu mashyamba ya Congo nta gihindutse rwose. Arabizi, akomeje kuryoherwa n'umutekano wabo bamushyigikiye. If I were president, first thing I would have dealt with properly is that thing of Rwanda of killing our people by Kagame, killing our soldiers. Till today, we have not responded to that situation. Mbaye ndi perezida, ikintu cya mbere nakemura neza ni cya kibazo cy'u Rwanda, uko bisha abantu bacu, uko Kagame yishe abasirikare bacu. Kugeza n'uyu munsi ntabwo twari twaha iki kibazo igisubizo gikwiye. None ubu raporo yasohotse ivuga ko gusa 27% by'abasirikare bacu aribo bafite ubushobozi bujyanye n'inshingano. Sinjye bivuze. Iyo mbivuze baranuka ngo ndashyira igihugu mu kaga. Ariko koko turi mu kaga. Dukeneye guhindura ibintu. Ingabo za Afurika y'Epfo tugomba kuzongera ubushobozi. Tugashyiramo amafaranga ahagije. Niyihe nyungu yo gushyira umutungo mu bindi byose, nyamara igihugu gitoya nk'u Rwanda gishobora kudutsinda kikadusebya ku rwego rutuba Perezida w'u Rwanda atadusaba imbabazi namba, akomeza kudutuka kugezana n'uyu munsi, kugeza n'ubu ngubu, kandi nta gisubizo turagira. Ariko nge na Ramaphosa dufite imitekerereze n'imiyoborere itandukanye. Akora ibintu bye mu buryo bwe, rimwe na rimwe birakunda ariko kenshi ntibikunda. Diplomasi ye yari ikenewe muri iki gihe kuko dufite inshingano atari kuri Kongo gusa ahubwo ku isi yose. Dufite inshingano kuba abaturage bakira neza abashyitsi, kandi niko dukora. Sinigeze na rimwe nerekana isura y'igihugu gifite ubwoba cyangwa kigeramiwe na Amerika. Ntimukwiye gutekereza na rimwe ko nge nazagira ubwoba cyangwa ngo mpangayike kuri ibyo ngibyo. Dufite abasirikare bakomeye n'amatara. Ubwo yabazwaga ati afite bangahe, ati dufite aba special force 8, special forces 9, 8 ndetse na one task force. Ntabwo yarasubije ikibazo. Yarari gukangisha abantu no kubereka ko agendana n'ingabo z'igihugu. Special Forces za Afurika y'Epfo ni rwo rwego rwo hejuru cyane mu ngabo z'igihugu. SANDF rurenza izindi nzego zose. Abo bantu bonyine bashobora gusenya cya kintu cy'u Rwanda. Abasirikare bonyine, Special Forces zacu z'abana, n'abantu bafite ubushobozi bwo hejuru, bafite imyitozo ikomeye cyane, bakurikiranwa na Special Task Force yo mu gipolisi cya Afurika y'Epfo. Nabo ni abantu badasanzwe bafite ubushobozi bukomeye. Kugira ngo ube umutask force, ntabwo navuga Special Force ahubwo Task Force gusa. Bisaba ko ushobora gusimbuka uvuye mu ndege ukoresheje umutaka. Buri kazi baho umuntu babanza kureba niba koko yamanuka wenyine akabasha kugera hasi. Uri mu ishyamba, nta gihugu cyaba kiri ku rwego rw'ibyo ngibyo. Ukwiye kuba washobora kuba wafata ahantu ukamenya uko ugaruka nta telefone uramutse utawe mu ishyamba, nta musirikare n'umwe muri kumwe cyangwa nta bandi basirikare muri kumwe. Ugomba kwicara ukareba ukavuga uti ntekereza ko inzira iri aha ngaha, hanyuma ugakomeza kugeza ugarutse. Nuko bigisha abantu, bigisha uko winjira igihugu mu ibanga. Ndetse hari n'izindi nzego ziri munsi ya Special Task Force, urwego rwita Counter Assault Team, kati. Abo nabo bakaba bashimangira imyitozo ikomeye cyane. Barahugurwa ku buryo batsinda ikizamini
gikomeye cyane cyo kubeshya. Icyo kintu navugaga kiri hejuru y'ibirenge, ni ukuvuga ngo ibyo bagukorera bashyira sensa munsi y'ibirenge byawe, ni ukuvuga munsi y'amano, kugira ngo nanyeganyega bahite bamenya ko waba uri kubeshya. Ni ukuvuga ngo bashyira udupinzi cyangwa utuntu tw'utwuma munsi y'amano y'ibirenge byawe, ubundi muri izo nkweto zawe niho ibintu biba biri. Ugomba guhagarara utanyeganyega na gato. Niyo ubeshye nibura ukwiye kumenya ko iyo wibeshye ikirenge kikagira akantu na gato kanyeganyega, ibintu biri munsi, ni ukuvuga utwo twuma baba bashyize munsi y'ibirenge byawe bihita bigutahura. Ubwonko bwawe buba buzi neza ko hari ikintu kibaye munsi y'ibirenge k'utwo twuma. Bityo rero ugomba kwirinda ngo ntibamenye ko uri kubeshya niyo ugiye kubeshya. Rero bahugurwa kuba bakwisha muri ibyo bipimo bya polygraphy. Ni kimwe rero mu bituma baba abahanga. Niyo mpamvu iyo umuntu arangije amahugurwa ya CAT, Counter Assault Team, akubwiye ati natsinze ikizamini cya polygraphy, ntugire ngo ni umuntu utabeshya. Ugomba kumenya ko ari ikinyoma. Bahugurwa gutsinda icyo kizami uko byagenda kose. Abo bantu turabafite. Ikibazo rero si u Rwanda ubwacyo, ni ubushobozi bw'u Rwanda ruhabwa n'Abanyamerika n'Abanya-Israeli, ubwo u Rwanda rushyigikiwe n'ibyo bihugu bibarinda. Rero tukaba twakwemeza ko twakabaye twarwana nabo. Ikibazo gikomeye ntabwo cyaba ari u Rwanda, ahubwo cyaba ari ingufu z'abashyigikira. Uretse uko gushyigikirwa, kubera iki nta butegetsi bwa Amerika bwabwihishe inyuma ya perezida w'u Rwanda? Perezida w'u Rwanda yagiye mu biro bya perezida wa Amerika, Oval Office, ari kumwe na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo basinye amasezerano. Icyo gihe rero basubiye mu gihugu cyabo, perezida w'u Rwanda yakomeje ibikorwa bye rwose mu mashyamba ya Kongo nkaho nta cyabaye. Azi neza ko ashyigikiwe ku burinzi bwabo bamushyigikira, akomeza kuryoherwa nabyo. We've got those people. It's not so much about Rwanda. It's so much how much protection Rwanda will get from Britain, from Israel, from the USA, if we decide to engage them toe for toe. That's what makes them survive. Why would, without an American protection, a Rwandan president go to Oval Office with the DRC president Tshisekedi to go and sign an agreement? When they come back, the Rwandan president is still continuing with his shenanigans in the forest of DRC. He knows. He enjoys protection from those people.